nyine nago kuba ibintu byagoranye biduha impamvu yo kwishora mu busambanyi urumva biduha impamvu zo byo kwishora nyine mu mico mibi urumva yego nyine sibyo man come to school usanga abakobwa muri kino gihe barihebye cyane bitewe n'ubuzima bwabo nyine babayemo kamubwire mani ntago ari kuvuga ngo babarihebye man umukobwa arifuza kugura iPhone ahembwa 30 cyangwa 40 oya niyo reka tunavuga 10 urumva n'umwana wifitiye akazi urumva umeze neza utaza amafaranga yakuye ukajya kumwigana yego bakaba barakokeje uzuka buhamagara ngo ninde muntu ukuramo inda kabaye ugiye kwigana sirikwini ntuzijya yabigiriye uri kubona ari kwifotoza ifoto za danje afite urwara rwa danje yambaye hahiri ya danje afite wigi ya danje rumva nawe uri umwana wituriye urangaho uturutse cyaro uraje ngo nzagenda ngarame ngo bize yewe ugarame bize ubwo bize ngo uko wakiringa kose uvuka mu cyaro ni ibintu biba bigoye kuba watunga iPhone kuvuga ngo nago biba bigoye uyamani abantu turi kwifuza amana ubuzima bwiza ariko tutabifitiye ubushobozi mwana uwo mukobwa nawe bari bafite intambwe nyinshi aba yaragiye ateraza ibi nawe yaragurutse uko oya biga umukobwa urumva aho ngo wumva abakobwa barakize urumva ngo baragiye ngo barasambanye ngo babahaye ngo amafaranga bakumva ngo barakize yego rero n'ubuhungu nawe ngo ukagendera muri urwo rugare ngo bagiye kuba amafaranga nawe uko utazi n'ibyo unagiye ubwo bize ngo ubu abantu bajya mu gereza urumva akubwira ko akora ubutinganya atabizi ahubwo ari kugira ngo arye rumva abeho aho niyo bodaboda aho nicyo kintu ko ngiye nubishe ubundi ibintu byinshi bitubaho byinshi yego andurashaka byose ikintu cyose kibyishe inyuma kuba ubuzima tutagomba kuba bari abantu b'abagangster urumva nikubwira ngo nibo bantu unamuzanyaho birabintu ahitana nakwica urabona umuhungu mwari mwahura ngiye kuko uwo muhungu mwahuriye hehe wowe nawe kumbazi manu ziranye nawe niga gusa manu zirane gaza ngo none sega wapi ngiye bari babandi dori hahandi atase mubizi twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe tubana kuri no muyoboro wa Adoyi Empire mwe mwese mukunda ibyo dukora Jabless imigisha y'Imana ibane namwe ndetse mu byo mukora byose imigisha ibyivangemo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuterankunga mukuru wa Adoyi Empire ni Banzuruhuke Resort ni guest house imeze neza cyane ifite buri cya kimwe cyose wakenera kugira ngo wowe n'umuryango wawe mwahasohokeye mubashe kugira ibihe byiza. Hari ibiciro byiza, hari serivisi nziza, bafite amashambre cyangwa se aho kuruhukira hameze neza cyane, mbese ni ahantu nagushimira. Uyu munsi rero nkuko mubimenyereye hano kuri chaîne yacu twakira abatumirwa batandukanye, ariko uyu munsi bimeze nkaho bitandukanye. Ubusanzwe twakiraga umutumirwa umwe akaba ari we utuganirira, ariko uko tugenda twunguka inshuti tuba umuryango mugari ngira ngo ni kenshi dukunda kuvuga ngo hano kuri Adoyi Empire ni muri famille ni mu muryango, umunsi ku munsi twunguka inshuti. Ubu noneho ntabwo tuzajya twakira umuntu umwe gusa, ahubwo tuzajya tubakira muri benshi. Hano ni muri famille, muzajya muza dutere story dusangizanye kuri experience y'ubuzima. Bese uyu munsi muri buze kubona yuko harimo itandukaniro kandi ryiza. Rero ndagira ngo aba bajene bacu tubereke urukundo, tubasupportinge. Comment kabisa zirafunguye, nimba ari inama mushaka kubagira wenda mu kunoza ibihangano byabo, mu kunoza impano yabo kugira ngo bayicrafting fresh kabisa, hariya muri comment turabategereje. Let's get in my people. Isho boy Mafieri kabisa nk'ibisanzwe ni wa mungu wanyu ukunda kuba yabatama show buri gihe cyose. Niba ukeneye show banze kore subscribe kuri Adoyi Empire TV ubundi tubashe kubana mu biganiro bya everyday. Nk'ibisanzwe ni Tera Story, ariko uyu munsi bwo dufite nyine agatopika nyine turi buganireho, ariko mbere ko tuba twakaganiraho reka abantu nyine twahaye ikaze babanze batwibwire. Tubahaye ikaze. Nk'ibisanzwe amazina ni yayandi ni Pasi umeze neza se? Pasi ko ndi kubona nta vibe. Oya vibe zirahari. Vibe zirahari. Okay, reka twakire n'ikirangirire muri sinema nyarwanda. Murakoze cyane. Nkuko
mubizi nje nitwa Nzitabakuze Kanyamanza umukomediye cyangwa umukinnyi wa filime. ariko ngo muri ino minsi ngo ufite amaproje uri murakina wo nyine ya danje. Oya amaproje ntago ari danje araringaniye. Araringaniye buga amafaranga ari no kuboneka. Oya nayazaboneka ntago ari kuboneka azaboneka. Okay none se Kanyama sibyo? Yego nyine nawe urimo kubona nyine muri iyi minsi aha nyine hari uburyo nyine abantu nyine babakobwa sibyo ubusanga nyine bakora swap nyine icyo twakwita nko gukuramo inda. Urumva nyine wowe byibura ubibona utemana? ariko mbona abakobwa bo mw'iyi minsi nubwo baba bazikuyemo ariko mbona nabo batoroshe. Ntabwo baba boroshe cyane. None si urabona nabo baba babigizemo uruhare rwo kugira bazigire. Hari igihe ugenda kubona umukobwa yambaye akajipo kagera hano ejo bundi umugabo amubone amurarikire urumva nawe ko aba yabigizemo uruhare cyane. Pasi wowe ikintu bita gukuramo inda se ukwanga gufata inshingano umuntu adashoboye gukora. None se kubera iki uba wemeye kuba wamareka amaguru mana? Ariko nibyo nese kambwiza ukuri uri inzu ujya kuba wakuramo inda mbere ya byose iyo ubyirinda ntago byere kuba byaho nyine ari fresh. Byose ni ibintu byirindwa kandi bigakunda urumva. Yego kandi no gukuramo iyo nda nabyo ni ibintu bisigaye byemewe n'amategeko. Oya ariko nta shawapi kabisa ntago ayo mategeko umva ntago byari byashyirwa akadomo cyane nyine uryo oya pasi ibintu by'ingingo zirimo zirakurengera. Yewe mbifata yuko umuntu ukuramo inda agenda namwumvana cyane urumva aho kugira ngo uzane umwana ku isi utamufitiye ubushobozi. Yego ahubwo mwebwe ko iki namwe muzibatera mukabakanariga namwe mufite uruhare runini cyane gutuma bakuramo izo. Twebwe se oya gambwiza ku isi byo. None se ngo niba uryamanye nyine n'umukobwa agahita akubwira ati rero ngewe niba ngewe ku bwanjye nyine ku rwanjye ruhande ndi kumva ntashaka kuba nagutwitira, none se ubu wakora iki? Nyine reka nkubwire ubundi abantu turi hano hanze twese dushaka ubuzima bworoshye urumva. Yego kandi ikintu cyose kiba ku isi kigira ingaruka urumva. Yego pasi ndakumva. Gusambana bigira ingaruka, gukuramo inda bigira ingaruka urumva. Ko hari igihe umuntu akuramo inda ariyo mfura yari afite urumva. Ugasanga kandi ubuze imfura bataye ibiheko sibyo, ugasanga nyine niwe mwana umwe yari asigaranye mu nda urumva. Ugasanga nyine biragoye akavuga ati se reba ubuzima ndimo ndabuzana mu mwana bigende gute kiruta byose reka mukuremo. Ugasanga nyine umwana w'abandi uramwishe. Wabandi se yamwikanye nawe nagashaka kurera umwana. Mama wawe wenda nawe nagabishaka. Turashize. Ubwo bivuze ngo n'ababyeyi mani bafasha guherekeza umwana kugiye kuyikora nko kuvuga ati dore bimwangirije ejo hazaza hiwe rumva bigenze gutya na gutya. Ubwo bivuze ngo ababyeyi nibo bahita baza bakajajinga abakobwa ati yakuriyemo iki nda ibiki byose, ariko wisanze muri case yo kuvuga ngo wateye umukobwa inda udafite ubushobozi bwo kwita wakira inshingano biragoye. Ubwo bivuze ngo abakobwa nimwe mubigira murare kugira ngo nyine ubundi kosa riba ryabaye icyo ni icyambere byo kuba wasambanye urumva. Izo zikaba ingaruka izo ni ingaruka z'uko wasambanye, nizo ni izambere kuko iyo utasambanye ntago haba haje gusambana. Waje gusambana ako kari agaciro nyine ubwe indobo uba wayiriye. Cameraman wibeshye ukaba wakatamo iyo mbogo avuze jewe umva tuzawafuza. Twakomeje umva se pasi urumva se byibura sungu nyine ni nk'icyo kintu umuntu aba nyine aba akwiye kuba yakora nyine kugira ngo nyine mureke nyine kuba mwakora amaswap cyane mani umva mukora swap buri kanya ukwitabira prep umva nyine ukirinda mva noneho ahubwo zirabica dore n'urukingo rwa HIV rwabonetse ahubwo mufite ibibazo. Yanjye ahubwo ntago ndi wongeye Badman oya wapi ngewe mafiere ntago ndimo. Nyine urumva ikintu kiba kiruta byose hari udukingirizo, hari ibinini, hari ibintu byinshi cyane byinshi bituma byo kwirinda urumva.
byatuma izo nda zitaboneka rumva nawe ubwawe utiyangiza rumva hari no kwifata rumva ariko ibyo byose bitabayeho ndapoesha nyine ko ngiye ukuntu ndi kubyumva aravuze ngo hari igihe ngo hari igihe ngo ziza ngo zitateganye ubundi ni gute zidateganywa umuntu murapanga ngo duhurire hano dukore nyine ibiki n'ibiki barangiye navuze ngo ni ingaruka z'ubusambanyi umuntu aba yagiyemo urumva kandi buri kintu cyose kigira ingaruka iyo ari kibi ko n'ubundi ubakoze ikintu kitemewe urumva ewe nk'abantu bahurira nko mu tubari urumva bakahita bakomezanya n'amayoga n'ibiki byose ugasanga mutwitsinda uwo muntu wari uri mu kabari ari kwisindira afite ibintu yapangaga n'ibiki n'ibiki byose ahubwo se urumva abo bana bataba barenganya abana bakazira ubusa ugasanga abana muraje mubakuyemo barabataye batabonye banyine none se ukamubwiza kuri pasi ubu ngubu nyine ni nk'ikihe kintu nyine byibura tu umuntu nyine afite kuba yagira inama nyine ku bantu bakuramo nyine nyine ku bantu bakora swapo nyine ku bantu usanga barimo barica abantu nyine nabivugaho ikintu kiba kiruta byose ni ukwirinda urumva kwirinda no kwiyambaza Imana muri byose urumva ariko urumva ubundi amategeko yabereyeho kugira ngo tuyice urumva ubwo bivuze ngo mu byica nyine mubishaka ubwo bivuze ngo nyine inda muzikuramo nyine baba babishaka kuko iyo utabishaka kugira ngo izo nda bazikore mu ntago yabajye kureba abo bahungu ubwo bivuze ngo tubagira inama zo kwifata nyine ni ukwifata umva se ngo ni mwifate ibyo bintu uko mwabishobora maze nanjye ariko ni njye nyine muntu ujye ubishobora twakomeje none se boss we Mr Kanyamanza urumva byibura wowe ufite kuba wabagira nyine nk'iyihe nama nyine ku bantu nyine usanga bakoramo swapo nyine cyase nko ku bagore babakwe nyine minda ku bana nyine babakwe minda yangewe inama nabagira oya ntago kugira ngo nyine no kugira ntago wabibabuza ahubwo bagakoresha ubwirinzi kuba wakwambara envelope ubwirinzi no ku kigo nderabuzima ubukingirizo barabutanga ubukingirizo iyo nabyibutse ngahumva urumva ko babigiramo uruhare babikora babishaka rero abo bana bakabigenderamo hari n'igihe umuntu adakuramo n'iyo nda ngo nuko nta bushobozi afite mani hari ibintu byinshi cyane nyine iyi si mani ifite ibintu byinshi cyane bishuka umuntu urumva ibintu bishuka turabizi twese ni ijambo amafaranga rata sibyo mwandike muri comment ngiye numva ariko amafaranga ashobora kugushuka ngo ugende uryamana ariko amafaranga ntago yatuma utagenda ngo ufate ikinini aho kiri amafaranga rega buriya nkubwiza ukuri ngiye mba mbona amafaranga ari nk'ikiyobyabwenge kuri buri muntu wese nubwo bavuze ngo ibiyobyabwenge ngo ni abakobwa shaka mubwiza ukuri pe namwe ikiyobyabwenge gikuru kuri mwebwe ni amafaranga ni ukuri kw'Imana nyine amafaranga arumva ari mpamvu n'Imana ibikwiye kuyaduha urumva urumva amafaranga atumye tubayeho buno buzima bwo nyine turi hano bwo hanze bizi ikintu cyose ukozeho ni ukwishyura subizi none ubu nsigaye njya no kuba nanyara nkishyura ijana ryanjye urumva buri kintu cyose ni ukwishyura urumva kandi urabizi imikorere ibintu biragoranye subizi nyine biba byabaye nyina mana urumva ibintu biba byabaye nyina noneho pasi sirengo n'umunsi yatuzaniye uziye ikintu ngiye ube wabikata nta makosa arimo ibintu biba byabaye nyina twakomeje ubwo bivuze ngo nyine nta kazi nyine kaba kabaye nyina nyine ibintu biba byabaye nyirakuru urumva ni nyirakuru cameraman ngo ni nyirakuru ni nyirakuru ariko nyine nago kuba ibintu byagoranye biduha impamvu yo kwishora mu busambanyi urumva biduha impamvu byo kwishora nyine mu mico mibi urumva yego nyine sibyo man kamubwiza ukuri
usanga abakobwa muri kino gihe barihebye cyane cyane bitewe n'ubuzima bwabo nyine babayemo. Kamubwire mani ntabwo ari kuvuga ngo baba barihebye mani. Umukobwa arifuza kugura iPhone ahembwa 30 cyangwa 40. Oya ni reka tunavuga 10. Yahura urumva n'umwana wifitiye akazi urumva umeze neza utaza amafaranga yakuye ukajya kumwigana. Yego bakaba barakokeje ejo ukabuhamagara ngo ninde muntu ukuramo inda kabaye. Ese ubwo ugiye kwigana sirikwini ntuzijya yabigiriyemo. Uri kubona ari kwifotoza ifoto za danje, afite urwara rwa danje, yambaye high heel ya danje, afite wig ya danje urumva. Nawe uri umwana wituriye urangaho turutse cyaro uraje ngo zagenda ngarame ngo bize yewe ugarame bize. Ubwo bize ngo uko wakihiringa kose uvuka mu cyaro ni ibintu biba bigoye kuba watunga iPhone. Kuvuga ngo nago biba bigoye uyamani abantu turi kwifuza mani ubuzima bwiza ariko tutabifitiye ubushobozi. Mani uwo mukobwa nawe bariga bafite intambwe nyinshi aba yaragiye ateraza ibintu aba yaragurutse uko bingana buriya nawe akunyuriyemo wahita urwara umutima. Okay kamubwiza ko sibyo. Ubwo bize ngo ngiye nyine nk'ubu utahangiye kuzashaka nk'abakobwa nka 3 cyangwa 5 urumva nyine nibo bazatumana amatsiko. Kuko umutwe umwe rero koko ngiye rero no gukorera mu gipasiteri cyinshi cyane. Yego na tuno twumva naragiye ntoragura imihanda urumva ariko wenda hari uwigeze kubikoramo akaduhamya wa gato yabyabyo. Okay nyine umuntu baba wageze kuba yakora ibyo bintu by'amaswapo. Okay yego nyine kugira ngo uzamubone byaba ari igipfunsi ariko nyine azihangane kabisa abe yanyerekera kuri iyi nimero ya 07 9 20 44 877. Ubu ni ngewe umamagara ubundi umbwire gahunda zose yewe nkuzane mu kiganiro ube waduha ubwo buhamya. Nese Kanyama ko ndi butuje cyane kandi nzi ko ari we muntu ngira cyane ugira swaga rese ngiye njya nkubona kuri acting yawe nkavuga se no mukapo. Umunsi nje mwazanye ibintu byo gutera n'indabura ngo byo gukuramo inda nge biranambabaza cyane uzi kwica abantu. Icyo ni cyaha Imana itazababarira. Ubwo kwica umuntu nta ntuza ntacyo yagukoreye ufata ukamwica burundu. Ubwo bitaba bikaza. Okay ubwo bivuze se byibura nyine nk'umuntu ukuyemo byibura umwana nyine akaba yafatwa sibyo. Yego nyine ukuyemo umwana mu buryo butemewe n'amategeko urafashwa byibura nyine nk'icyo kintu umuntu afite kuba yabifuriza igihano byibura cyabo ukuyemo inda bitemewe n'amategeko wisha umwana. Ugasanga twebwe nyine nk'abahungu ntago twashaka kukuramo umwana so bize buratwega abahungu dukunda abana twe dukunda abana buriya njewe naguteye induka yikuramo. Yego nanjye kwihanira ntago byemewe mu iki gihugu. Nukugenda bakagufunga burundu inda yawe nibyo nakwifuriza. Yampaye umuntu uzakuramo inda ya Kanyamanza ntago nzi byiwe kabisa. Nonese ubwo yaba murarye muri menge reka nuko ntawe nzitera nawo nje ntago nera naginda. Ukora iki? Oya nyine uzi kumva atari bya bindi byo kwihakana pa. Ubwo ndumva wagira ngo ashaka kubihakana kandi njya mubona wasanga ubwo banahari buriya si baharira. Nakwihakana umukobwa nzi ko namuteye ina navuga ati niba nayi guteye so ndarera uwo mwana nawe nubishaka tegereza saha kwisanza haza ngushire mu rugo tubane. Ntabyo kumwihakana ubwo sinone waba umwihakanye ubwo mwana wawe wabuzi kazarerwa nande. Uwo mwana se abandi usangaga bari hanze barabaye marine. Oya none se ubwo ngubwo nyine se wumva nyine nese kamugeze ko ujya kugize cyo kuvuga ngo utie mwana w'abandi nda udafite gahunda nyine we yo kuzamutunga mwana. Ariko hari igihe umuntu acikwa pasi umuntu acika gute? Oya nta kintu na kimwe mane kiba kuri isi kiducika. Ntacyo nanjye niko mbyumva. Hari igihe abantu tunyura mu ikosa tutazi ko turi kunyura mu ikosa. Yego wumva kuri mukuri buriya n'umukobwa ugiye gukuramo inda umuganirije niwe muntu wa mbere uba uri mukuru uba ku isi. Yego
kandi ari mu cya n'umuntu ugiye gusambana iyo yabigize ibintu byoroshye aba yumva ari kushamana we avuga ati ibyo ni ibintu biri simple so gusambana si bisanzwe so gukoreraho se si biraho yakari kavuga kandi koko nyuma y'iminsi ngahe ndiba yikibazo ibyo bintu bya mbere biri hano ku isi bigoye nk'umutinganya aragiye mana we kuba yumva ari akajya muri feeling z'ubutinganya mpaka nyine akabyinjiramo cyane akumva nyine ari kintu cyo nyine kiba ku isi kiba kimeze neza kandi akumva ko ari nacyo kintu cyo kuri kiri ngo abatinganye ngo bahawe ijambo reka tube tubavuyeho bo bahawe ijambo ariko ngo muri abisi igiye kuzanga abatinganye ngo bagiye kuzatwita da ubwo bakazajya babyarira abandi babyarira gusa ko batari kwa muganga ikibazo nyine turacyari bato ntabwo twe twamenya aho babyarira tureke kubyinjiramo seriese okay birumvikana ariko sibyo ngiye hari ikindi kibazo nyine peka mubizo sibyo ngiye kumara iminsi nyine ndimo ndakicuza cyangwa se ndimo ndanakibaza cyangwa se ndimo ndanagitekereza cyambika mbwise kuri pe ngiye mva muri iyi minsi sigaye mbona ku kintu bita abahungu n'abahungu byarabaye insazi abakobwa mansigaye mbona abahungu barabaciye amazi cyane ahubwo ugasanga nyine bose bashiriye mu butinganya ariko hari ubanze biriya bintu ari ukuntu pasi biriya bintu ubyumvute urimo urabikigikira cyangwa nuko ubusanga abasore abari nta mafaranga oya biga umukobwa urumva aho ngo wabumva abakobwa barakize urumva ngo baragiye ngo barasambanye ngo babahaye ngo amafaranga bakumva ngo barakize yego rero n'ubuhungu nawe ngo ukagendera muri urwo rugare ngo bagiye kuba amafaranga nawe uko utazi n'ibyo unagiye ubwo bize ngo ubu abantu bajya mu butingereza urumva akubwira ko akora ubutinganya atabizi ahubwo ari kugira ngo arye urumva abeho abone iyo bodaboda abone icyo kintu ko ngiye nubishe ubundi ibintu byinshi bitubaho byinshi yego andi dushaka byose ikintu cyose kibyishe inyuma kuba ubuzima tutagomba kuba buri muntu wese yakiriye ubuzima arimo ibyo bindi byose izo ngaruka ntabwo zabaho ubwo bivuze ngo ikintu gituma abahungu bari gushirira mu butinganye nyine muri ubuzima ziriya ngeso mbi zabo ndi kubona ubwo bivuze ngo nyine barashaka kuba babaho nyine bafite amafaranga badakora nyine mwagiye mu biyede mwabigegeramo akazi mani gari kenshi jya mu gikarani barashaka kubaho ubuzima batari bwo urumva kandi urumva umukobwa w'iyi minsi uramutereta ugashaka kwaka ibintu byinshi cyane urumva nawe ubwawe nta kintu yifitiye wabona umutipe uri kukubwira ati se wakiyiziye nka ubwo ikintu kiri gutuma abahungu bajya mu butinganyi n'amafaranga n'ubukene mwabihungu mwe mutangiye kuba muratsebeje wari wabona umuhungu w'umutinganyi w'umukene warasaze hari ukuntu ubona umuntu gusa ushatse kuba wavuga ngo natwe tugende oya rata oya pase oya rata ibi byose barahari nanjye nzi babakene noneho nanjye byose barahari njyewe nzi babakene nyine tuvuye kuri aba ngaba nyine bazwi sibyo ariko hari ingegera nyine mu ruka bona iraho tu ariko ibi byose ahubwo se aruga bari abagabo bari abantu b'abagenge starumva nikubwira ngo nibo bantu unamuzanyaho birabintu ahita ananakwica urabona umuhungu mwari mwahura ngiye kuko uwo muhungu mwahuriye hehe wowe nawe kumbaza manu ziranye naniga gusa mani ziranigaza ngo none sega wapi ngiye bari babandi dori hahandi rata simubizi murabizi rata barabizi ibintu ngo by'ubutinganye umuntu ari kuza akaba ingegeraho kugirije gukorera amafaranga yayo akaba n'umuntu ari muri benzi nziza akavuga ati nanjye imodoka ngombe nyibone bayigira inama ati ngo ni yayi ngo kugenda gutingana umutayari fa kubaza ikarabona y'imodoka itagenda akabikora ubwo rero urumva ni kiri kubitera barifuza bari gushaka ngo kugira yubaka etaje ngo naje gutingana ngo arahitagira etaje ngo agenda aje gutinganya ni no mpamvu none si ubungubu ukamubwiza ukuri sibyo reka dukute nyine tubangora sibyo ngewe nimumfashe mube mwangira nyine nk'inama nyine nk'abahungu nyine bajya mu butinganye mana inama oya njye nama nimubacishirizo kabisa pasi
je inama nagira abo ngo bajya mu butinganyi man biriya bintu n'ubufakini man bwa danje man ariko uzi kubaho urumva man utari proud yo kuganira n'inshuti zawe urumva utari proud mama wawe atakubera proud atavuga atajya mu hamwe avuga ati sha mwana wanjye n'umutinganye urumva atajya mu hamwe ngagenda avuga ati sha ninjye wabyaye ninjye ufite umwana ndayibaze rero kugira ngo mama gutwita amezi 9 kuvunika nagukuremo akaguhereza urumva mani wagera kwisuka mwitura kuba umutinganye sha umuhungu byibura uba warabaye nyine byibura nk'umutinganye uriya si winda we ndi kumva ye koza swapura oya ntago twavuga oya rigura mwana ubukiri hariya nago twatuzi ngazavamo iki sibyo oya iyo ntago tuzi kizaba cyo mana ntago iyo ndasi wamenye sari iki kicyo uzaba cyo kibinyukuze oya ngo wabona ubusi hari waruzi ukuzaba none iyo uzabahombera bingana uko none rero nta kuntu baye barayikuramo ntibazi icyo yarazaba nyine kayi ngo niba byayikirezi ngikirigata ikirakirigata none urumva rero ngo nyine aremera n'igihe avuga ati niwe perezida weje agasanga ejo bundi ari gutingana yarazi ko ari we perezida uraba minisitiri none se umva bavuze ngo uyu niwe nuza ni guverineri wejo hazaza none bamukuremo guverineri nibyo yisanga yabaye kuriya nyine umwana uri mu nda nago uzamenya icyo azaba icyo unabwira umukobwa w'isukuramo inda ajya amenya ko ari gufasha satani urugendo rwamuzanye ku isi ntago ari gufasha imana cyakoze naho umuhungu ujya mu butinganye umuhungu nawe ujya mu butinganye ari gukomeza kwamamaza satani birushijeho umenye ko ari gukorera satani bari kwamamaza satani none si niba Yesu yararemye umuhungu n'umukobwa kuki se yabaremye si yaremye Eva akarema na Adamu kuki taremye Adamu n'undi Adamu ngo barabaho niba bari ba Adamu iyo ni imigambi satani yazanye ku isi urumva ibi ni biri kuva kwa satani n'ibindi byinshi muraje ako weho ndi kubona utari kubyumva wagira urabashigikiye ikintu bita ubutinganye sibyo ngewe ubwanjye nyine ngewe ukuntu ngewe mbyumva oya nakoreka tureke baraza kubyandika muri comment uko abantu bari kuva barabyumva kubera ko ngewe ukuntu ngewe mbyumva ni ibintu bibi cyane ariko cyane ngewe ntago nakigikira kabisa ubwo rukoza sone abahungu bakamubwiza ukuri baradusebeje burundu pe abahungu baradusebeje kugenda kumva mama wawe bari kuva ati dore umuhungu wo kwa kanaka n'umutinganye kumva afite agahinda muri we agati musaza wa pasi n'umutinganye ubwo no kumwihakanira kure ubwo so umuntu twatuziranye ari n'umugiye umubyeyi avuga ati inda yivamo bikagira ubuze nka mama wa se muhungu by'iwawe amufata gute wasanga amufata ko ari we mwana wa danje niyandi uteza ababyeyi ugasanga umubyeyi agize n'umujinya akavati iyi ndi yivamo bikagira inzira ugasanga avuga ati nk'iki kintu nk'iyo kivamo kabisa rero mwa basore mwe sibyo ibintu byo kubaza ababyeyi banyu kabisa nimwihangane mukire akadomo man mukura amaboko nyine mu mifuka mugende mujya gushaka akazi imana akazi kararanga mu Rwanda sibyo akazi karahari kenshi no hanze yako karahari urumva ariko ibintu byo kujya kwanika ubusa ngo urimo uratingana na mugenzi we mani mugasimana biriya bintu mani wumva mani hari ibya danje bro tuvugisha ukuri biriya bintu wumva mani bro nta bintu bya danje uretse kuba wakiyangiza gusa bro niba imana yarakuremeye mani umugore why bro man man ibyo bintu nta umva ibyo bintu nta hiti birimo ibyo bintu nta hiti rwose birimo pe nta hiti yabyo nta hiti mbonye nta hiti y'ubutinganye pe serious kandi pasi ubutinganye koko umuhungu mugenzi wawe mwana cyangwa umukobwa nawe iyo koto bazayikomishe umugenzi nta kibazo man nta kibazo sibyo urumva ariko nayibaze
ariko namwe b'abakobwa hari ukuntu ndimo ndababona muri iyi minsi ngo ugasanga umukobwa ngafite ngo mugenzi ngo butu besto pasi pasi guki bimazemo igihe nje mbimenye vuba ko no mu bakobwa byagezemo man serious pasi ubundi kwibaza bo turiya tuntu ngo twutu besto man vipi zanyu ubundi ngo turaba twini ntabwo ibyo bintu njye nabimenya ibyo byo ntabyo nzi ubwo bivuze ngo biransa kuzazana abakobwa nyine b'abatwini abakobwa b'abatwini se ubu ngubu ntibazadusurara iyi muzadusure kabisa okay Kanyamanza umeze neza meze neza ase kariyeri mani ya movie yawe mani imeze iti Priseri nshasha tugiye gusohora igiye kuzitwika imeze itese yitwa urugo n'ishuri ubwo ireba abantu b'abagabo bubatse ubwo bize ngo irimo ibintu urubyiruko rwayireba ngo rurebeho ukuntu nyine urugo ruba rumeze urugo ari ishuri aje gushaka azi ukuntu urugo rumeze rwubakwa urugo n'ishuri dore abatayizi zabiri guca kuri channel yitwa Adalimited azaba harimo nk'abaye bastari se shatuzi abastari bazaba barimo hazaba harimo Devu yego ntuza Nyiramwiza yego n'umumero ukunda gukina kandi nawe uri mu macusa erega nawe uri Kanyamanza erega nawe uri bakuze nzita bakuze Kanyamanza abastari bo bazaba barimo ubwo bize ngo nyine ni mujye nyine mukurikirane nyine kuri Adalimited iyo movie kabisa muwe mwadufasha kuba mwasapotinga no mu kinye wacu wa filime turebe ko ejo cyaje ubundi derewe ntago ari mu butinganyi da dore ko arawe yagera reka mu izina rya Yesu nje uranda nasenga reka urasenga bura uyuvuze n'ubutinganyi sha numva yise sinzi ukuntu mbaye umva amavuta nyine nje uranda senga bya hatari none ugira umbona gutya ngo yirirwa mu mafilimi ngagakina oya ndanasenga bro ndasenga ndanaririmba no muri korari noneho nikimenye ndi dirije wa korari yamanga ndagastani dirije ariko wungirije pasi uri kubona uyu muntu yaba adirijara oya none se badirije aba bameze bwirata yegora naturidirije so watubeshye nawe nago watubeshye ubwo nibyo nago watubeshye ubwo uridirije okay no ndidirije koko kabisa dirije twumva twagiye uri ready yego twagiye nizere ko twagiye nta kibazo ahubwo si ubu beat turayikura oya nta kibazo baye beat oya beat wayigendera kamwe gusa buretse gatoya buri indirimbo ziba zasigaye mu ikayi ntago nzigendanaga mu mutwe ubwo nakabonye rero twagiye beat oya nushaka nugiye beat kuva banyibukije na beat rizana umva rubyiruko rw'u Rwanda mbadije kurinje narenze imisozi itatu ntembera nababajwe n'impinja zitazi kurya ahenshi ugasanga zitazi gwitwa nageze mu moko ya Kigali nasanze abastari bahandagaje bamara kuzihaga bakitsa imiti nkejo hazaza duhuriye hanze mbabyirira inama irinde sida cyakoze kabisa bro mwirinde sida ntari dirija mwiza se oya umva nyine nkubwiza ukuri ngiye burahindwa nagize ngo kujya bya bindi nyine byagucya nka dirija nibyo mwashakaga oya byose turagiraga iyo bigenze gutyo ubwo bivuze ngo niyo so ngo ugiye curanga mu rusengero hari igihe dahaba akantu kakarori mu rusengero ugahita ugacishamo kihuse none si urumva atari inyigisho rubyiruko mwirinde sida nyine pasitoro mushumba mwirinde sida pasitoro ubundi yahurira he nayo pasitoro ni umuntu wigisha mureke ubusambanyi iyo tugeze hariya ho oya pasiteri ntawe yahurira n'ubusambanyi kandi abwiyamaba uriya pasiteri ni intumwa y'Imana ntago rero ntago ibintu byo gusambana niyo mpamvu ako karimbo mu rusengero umuntu agacishaho kugira abwire kubera mu rusengero ntago hazamo intungane gusa hazamo n'abanyabyaha oya none abo baza gukizwa sisi baba ari abanyabyaha yego niyo mpamvu umuntu agacishamo niba nabikora bazirinde ariko nyine mbere yuko dusoza ikiganiro ntarebi wagira ikintu ubwira abanyarwanda tugahana pasi n'akagiye cyabwira abanyarwanda
ubundi tugasoza ikiganiro tumeze fresh. Abanyarwanda Abanyarwanda ngi ikintu nababwira Adoyi Empire TV, ikintu nababwira bitondera ibi bintu by'ubutinganyi kandi mbwira n'abakobwa urubyiruko ruri hanze bareke wenyine niba banabikoze birinde, ariko ukumva ngo bakuyemo inda ngo kandi baranabafunga mani iyo babafashe bakuyemo inda. Rero bitondere ibishuko ngo ngiye kukugura telefone ngo kugira ukunde usambane hejuru ya telefone, nawe wagenda mu kiyede ukihata ukayigurira bakagenda bakakwangiririza ubuzima. Ubusi niba ejo hari n'igihe iyo nda wanga no kuyikuramo ukabyara utangiye kuruhira iwanyu, urumva nabwo nubwo nyine iyo nda utayikwemo ngugire uba wataye n'agaciro. Ubusi warangije kubyara uri kujya hari umuntu waza ngagiye kugurisha, nta n'umuntu kugarukaho pe, abari gakeya ni yamarwe Imana barakwihereye. Nukwirinda kwirinda ku buryo ariko se nk'abakobwa babanze bo ko baja mu rusengero bagasezerana bakambara inuza agatimba ugasezerana ukabikora igihe byateganyijwe, ukereka ababyeyi bawe bakazabona umwuzukuru atabidaciye mu nzira z'ubu ngo muhurire iyo mubyarire iyo bigakorerwa mu ruhame kabisa. Ikintu mbwira Abanyarwanda nibirinde ibintu byose, niba byirinde urumva ntago ndajya gusubira mu byo mugenzi wanjye avuze. Icyo mugomba gukora no kudasapotinga. Support yanyu irakenewe. Support yanyu irakenewe, mugakora share na comment, mugakora na subscribe kuri Adoyi Empire TV. Kuri Adoyi Empire TV. Ibindi birenzeho nakagaruka tu turahari ku bwayo. Okay, nk'ibisanzwe kabisa uno munsi twakiriye Mr Kanyamanza ndakotoye, ariko nakundi sibyo hamwe nyine n'umuntu wacu n'umutumirwa wacu usanzwe Pasi uhoraho nyine murabizi ko duhorana. Mukore subscribe kuri Adoyi Empire TV, mukore share, mukore na comment, mani nyine mube mwadusapotinga kubera ko ni ibintu bya danger.